tuje kubasuhuza bifuriza amahoro y'Imana n'imigisha yayo aho muherereye mu bice by'isi bitandukanye. Nk'uko bisanzwe muri kumwe n'umuvandimwe wanyu Abubada, urubuga rwashyiriweho iyobokamana no kugira ngo tubashe gusesengura bimwe mu bitabo bitwigisha iyobokamana, kubera ko abantu benshi barayoba inzira igana ku Mana kubera ko babwirwa gusa batabasha gusoma. Nyamara igitabo cy'Imigani 14 umurongo wa 15 haravuga ngo umuswa yemera ikivuzwe cyose, ariko umunyabwenge agira amakenga akareba inzira agomba kunyuramo ya nyayo. Kubw'ibyo rero tudatinze, ndagushimira we wamaze gukora subscribe kuri Abubadawa, kuko uri uw'agaciro. Udahari ntabwo twaba dukora ibiganiro nk'ibi. Bityo wamaze gukora subscribe, turagushishikariza ko wakora share kugira ngo bigere no ku bandi nabo bashe kumenya ukuri. Nawe utarakora subscribe, turagusaba ko wakora subscribe kugira ngo uru rubuga rutere imbere, rwamamaze iyobokamana ry'ukuri, kugira ngo abantu bave mu mwijima bagane urumuri rwabageza cyangwa se ruzabayobora kwa Nyagasani umuremyi w'ibiremwa byose. Tugarutse ku igice cya kabiri rero, kare twakoranye ikiganiro dushingiye ku murongo uboneka muri Yohana 1:1, aho benshi bitwazaga ko Yesu ari Imana, bitwaje uriya murongo bakavuga ko Yesu ari Imana. Ariko nk'uko twabonye ko ririya jambo ari iry'Imana, atari Yesu wavugwaga hariya, ahubwo havugwaga ijambo ry'Imana ryaremye ibintu byose. Kubw'ibyo rero twavuze ko tugaruka mu gice cya kabiri. Igice cya kabiri kiragira giti Yesu si Imana, ahubwo ni intumwa y'Imana, nk'uko tugiye kubisesengura dukoresheje Bibiliya ahanini. Yesu si Imana rero kubera iki? Dushingiye ku byo Yesu ubwe yivugiye, ntabwo tujya kure inyigisho za Yesu bavandimwe. Yesu mu gitabo cya Yohana umurongo wa 17, igice cya 17 umurongo ugira wa 3, Yesu yaravuze ati, ubu ni bwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari we Mana y'ukuri yonyine, ndetse bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Yesu yigaragarije ko ubugingo buhoraho ari uko bamenya ko hariho Imana imwe rukumbi, ko bakumenya ko ari we Mana y'ukuri yonyine, hanyuma bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Yesu ubwe bavandimwe arivugira ko ni intumwa y'Imana, ibyo yazanye ni ibyo yategetswe n'Imana kugira ngo aze abyigishe bene wabo w'Abayisiraheli. Urwa mbere rwa Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 4 kugera ku wa 5 haravuga ngo Imana ishaka ko abantu bakizwa bakamenya ukuri. Imana iratwifuriza ibyiza. Imana ishaka ko abantu bakizwa kandi bakamenya ukuri. Uku kuri ni ukuhe rero bavandimwe? Ku murongo wa 5 haravuga ngo kuko hariho Imana imwe. Kuko hariho Imana imwe, hakaba n'umuhuza w'Imana n'abantu, kandi nawe ni umuntu, ari we Yesu Kristo. Uyu murongo nuwagarukira urasobanutse bavandimwe. Imana ishaka abantu bakizwa bakamenya ukuri. Kuko hariho Imana imwe, hakaba n'umuhuza w'Imana n'abantu, kandi nawe ni umuntu. Ariko muri iyi minsi
umuntu araza akavuga ngo Imana ni ubutatu butagatifu. Imana Mana, Imana Mwana n'Imana Mwuka zose zigize Imana imwe, ariko hano birigaragariza ko Imana ni imwe rukumbi, hariho Imana imwe, hakaba n'umuhuza w'Imana n'abantu, kandi nawe ni umuntu, ari we Yesu Kristo. Bityo rero nta mpamvu yo gukomeza gusenga Yesu, nta mpamvu yo kwita Yesu Imana, nta n'impamvu yo kugereranya Yesu n'Imana, kubera ko Imana ni imwe bavandimwe. Ibyo bigashimangirwa n'imvugo Yesu ubwe nawe yivugiye, iboneka muri Luka 18:18. Luka igice cya 18 umurongo wa 18 haravuga ngo nuko umutunzi aza aho Yesu ari kwigishiriza, amwikubita imbere, aravuga ati mwigisha mwiza, mwigisha mwiza, ese nzakore iki kugira ngo nzaragwe ubwami bwo mu ijuru? Hano yagaragazaga ko ha Yesu icyubahiro, ariko Yesu ibi ntabwo yigeze abyemera, ahubwo Yesu aramusubije ati unyitira iki mwiza? Unyitira iki mwiza? Nta mwiza n'umwe ubaho, nta mwiza n'umwe uri kuri iyi si uretse Imana yonyine. Nta mwiza n'umwe uriho uretse Imana yonyine. Yesu rero hano bavandimwe yagaragaje ukuri kose, kuko iyo aza kuba ari Imana yari kubyemera, ariko yahise amubwira ngo unyitira iki mwiza? Agaragaza ko atari na mwiza. Noneho ati nta mwiza n'umwe ubaho, nta mwiza n'umwe uriho uretse Imana yonyine yo mu ijuru. Yesu agaragaza ko umwiza ari Imana yonyine, hanyuma we agaragaza ko aciye bugufi, atari Imana, kandi adakwiye kubegeranya n'Imana bavandimwe. Urundi rugero cyangwa ikindi gihamya turagisanga muri Matayo 27 umurongo wa 46. Matayo ku basoma n'abandika 27 umurongo wa 46. Duhere kuri 45 haravuga ngo uhereye ku isaha ya 6 haba ubwira kabiri mu gihugu cyose kugeza ku isaha ya 9. Maze ku isaha ya 9 Yesu avuga ijwi rirenga ati Eli Eli lama sabakitani, Eli Eli lama sabakitani, bisobanurwa ngo Mana yanjye, Mana yanjye, kwa nini umeniacha? Ni iki kikundekesheje? La haula. Bavandimwe, hano Yesu ari ku musaraba, niba ari Imana koko, yageze aho abona bikomeye, abona ubwira kabiri buraje, aravuga ati Mana yanjye, Mana yanjye, ese ni iki kikundekesheje? Hano umuntu ushyira mu gaciro cyangwa umuntu wumva hano Yesu ko yavuze ngo Mana yanjye, Mana yanjye, yari ari kubwira nde niba ari we Imana koko? Fungura amatwi twumve dusobanukirwa bavandimwe. Hano Yesu aravuga ngo Mana yanjye, Mana yanjye, ni iki kikundekesheje? None hano yari ari kubwira nde niba ari we Imana? Bavandimwe, hano biragaragaza ko Yesu afite Imana nkuru asenga, yari yizeye ubushobozi, ari kuyitakambira kuko yarararamye areba hejuru, aravuga ati Mana yanjye, Mana yanjye, atangira gutakamba. Aratakamba bavandimwe, asaba Imana ko ari yo yonyine kumutabara. Mana yanjye, Mana yanjye. Yesu arasenga, ari gusaba Imana, ariko umuntu hano ku isi maskini aricara akavuga ngo Yesu niwe Imana. Yesu niwe muremyi wanjye. Yesu ubuzima bwanjye buri mu biganza bye. Ntabwo ari byo bavandimwe, kubera ko uwo nguwo uri gusenga, uwo nguwo wowe uteze amakiriro, aragaragaza neza ko afite uwo yasengaga, afite uwo yasabaga, afite uwo yaturaga ibyifuzo bye. Nawe ntacyo yari ashoboye kwikorera,
yari ahubwo nawe yarateze amakiro kuri Nyagasani. Nanone bavandimwe, tugakomeza nk'uko nabibabwiye, ntabwo tujya kure inyigisho za Yesu, turibanda ku magambo Yesu ubwe yivugiye, kandi dukoresha igitabo cya Bibiliya. Yohani igice cya 14 umurongo wa 28. Yesu aravuga ngo, mwumvise ko nabwiye ngo ndagenda kandi nzagarukaho muri. Yesu ati, iyaba mwankundaga mwamunejejwe nuko njya kwa Data, kuko Data anduta. Hano Yesu yagaragaje ko Imana iri hejuru ubushobozi bwe. Yagaragaje ko atakigeranya n'Imana. Ati, mwumvise ko nabwiye ngo ndagenda kandi nzagarukaho muri. Yesu ati, iyaba mwankundaga mwamunejejwe nuko njya kwa Data, kuko Data anduta. Yesu bavandimwe aragaragaza ko Imana imuruta. Hanyuma umuntu yarangiza aho kugira ngo asenge Imana we ushobora byose, Imana isumba byose, yarangiza akaza masikini agasenga Yesu, mu gihe Yesu yagaragaje ko Imana imuruta. Turagana he bavandimwe? Turagana he? Tureke gusenga ibyaremwe, ahubwo dusenge uwabiremye. Nanone tugasoma Ibyakozwe n'Intumwa 2:20. Haragira hatya hati, Ibyakozwe n'Intumwa 2 igice cya 2 umurongo wa 22. Haragira hatya hati, mpere ku 21, ngo kandi umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Ntabwo ari izina rya Yesu bavandimwe. Umuntu uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. 22, ngo yemwe bagabo b'Isirayeli mwe, nimwumve aya magambo. Yesu w'i Nazareti, wa muntu Imana yahamirishije imirimo ikomeye n'ibitangaza n'ibimenyetso ibyo yamukoresheje hagati yanyu ubwanyu, nk'uko mubizi ubwanyu. Yesu w'i Nazareti, wa muntu. Hano Bibiliya iragaragaza ko Yesu ari umuntu bavandimwe. Bibiliya ubwayo iragaragaza ko Yesu ari umuntu Imana yahamirishije ibitangaza ndetse n'imirimo ikomeye, nk'uko nawe yaguhitamo, nk'uko yahisemo Salomo, nk'uko yahisemo Dawidi, nk'uko yahisemo Aburahamu, nk'uko yahisemo Muhamadi sallallahu. Imana yahitagamo, yatufataga abantu igiye koherezamo intumwa, ikabatoranyamo intumwa muri bo. Hano rati Yesu w'i Nazareti, wa muntu Imana yahamirishije ibitangaza n'imirimo ikomeye. Imana yafashe Yesu imuha ibitangaza, imuha imbaraga, abasha gukora byose ku bubasha bw'Imana bavandimwe. Ntago rero Yesu ari Imana nk'uko iki gice nacyo kibigaragaje ko ari umuntu Imana atoranyije, hanyuma imuha ibitangaza n'imirimo kugira ngo ajye kwigisha bene wabo. Kuko aravuga ngo yemwe bagabo b'Isirayeli, yemwe bagabo b'i Yerusalemu mwe, nibo Yesu yatumwemo. Yesu w'i Nazareti, wa muntu. Bibiliya cyashimangira ko Yesu ari umuntu bavandimwe. Turekeraho gusenga Yesu, turekeraho kwiringira Yesu. Yesu aravuze ngo nimwemere Imana, nanjye munyumvire, kuko iyo niyo nzira igororotse. Ntatinda rero, dufate igitabo cya Matayo umurongo wa 15. Matayo igice cya 15 umurongo ugira uwa 6. Matayo 15 umurongo wa 6. Yesu aravuga ati, impamvu abantu bansenga nuko ijambo ry'Imana mwarihinduye ubusa. Impamvu abantu bansenga, impamvu abantu bansenga nuko ijambo ry'Imana mwarihinduye ubusa, ngo mukomeze imigenzo yanyu. Yesu ati, mwandyarya mwe munsenga. Yesaya yahanuye ibyanyu neza ati, ubu bwoko bunshimisha iminwa
ariko imitima yabo imba kure. Umurongo wa 9, Yesu ati abansenga bansengera ubusa, bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko yashyizweho n'abantu. Yesu ubwe yarabivuze abavandimwe ati abansenga bazansengera ubusa kuko amategeko bigisha, kuko inyigisho bigisha ari amategeko yashyizweho n'abantu. Yesu yigisha abantu gusenga ni Matayo 6:9, yarababwiye ngo nimusenga mujye muvuga ngo Data twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru, uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, kandi utubabarire imyenda yacu. Yesu ntabwo yigeze avuga ngo nimusenga muzave ngo Yesu wa twese uri mu ijuru, ahubwo yaravuze ngo mujye muvuga ngo Data twese uri mu ijuru, ubwami bwawe buze. Ari gusenga Imana, yigisha abantu gusenga Imana imwe rukumbi, yigisha abantu ko nta ndi bakwiye kuba basaba uretse Imana. Ariko umwanzi Satani yazanye inyigisho mbi, abantu barayoba, bata umwimerere wo gusenga, ahubwo bajya gusenga ibyo Imana yaremye mu cyimbo cyo gusenga Imana. Abavandimwe, Yohani 5:30, igitabo cya Yohani ni 5 umurongo waho wa 30. Yesu naho yagaragaje ukuri, ari nawo murongo dusoreza abavandimwe. Yohani 5 igice cyaho cya 30, umutwe w'amagambo uravuga ngo ibihamya Yesu. Yesu aravuga ngo ntacyo mbasha gukora ubwanjye, ahubwo uko numvise niko nca amateka. Ntacyo mbasha gukora ubwanjye bivuze ngo ntacyo ashoboye, ibyo umusaba byose ntabyo yaguha. Ntacyo mbasha gukora ubwanjye, ahubwo uko numvise niko nca amateka, ngo kandi ayo nca n'ay'ukuri, kuko ntakurikiza ibyo nkunda ubwanjye, ahubwo nkurikiza ibyo uwantumye akunda. Hano abavandimwe Yesu aragaragaza ko nta na kimwe ashoboye, nta na kimwe yatumarira, kuko nawe ntacyo yimariye, ahubwo ibyo yakoze byose yabikoze ku bubasha bw'Imana, kubera ko yavuze ngo ntacyo mbasha gukora, ntacyo nshoboye ubwanjye, ahubwo uko numvise niko nca amateka. Uko numvise niko nca amateka, ngo kandi amateka nca ni ay'ukuri. Ntabwo nkurikiza ibyo nkunda ubwanjye, ahubwo nkurikiza ibyo uwantumye akunda. Bivuze ngo Yesu icye kwari ugushyira mu bikorwa amategeko n'amabwiriza y'Imana. Abavandimwe, nta tegeko na rimwe yigeze ashyiraho ku bwe, nta na kimwe yigeze ategeka abantu gukora akibwirijeho ubwe, ahubwo Yesu ibyo yakoraga byose yabikoraga agamije gushimisha Imana, yabikoraga ari ukumva no kumvira amategeko y'Imana, kubera ko Yesu Imana imwishimire yari umugaragu w'Imana. Bityo rero reka tugarukire ahangaha kugira ngo tubone umwanya wo kuzakomeza, ariko ndasoza ni umurongo uboneka muri Mariko igice cya 7 umurongo wa 16. Haravuga ngo niba hari umuntu ufite amatwi yumva niyumve. Niba hari umuntu ufite amatwi yumva niyumve. Bityo twirinde gusomerwa, ahubwo dufate ibitabo dusome bavandimwe, bityo tuzarushaho kumenya ukuri, tuzasobanukirwa byinshi. Bityo rero wowe wumva izi nyigisho, turagusaba ko wabigeza no ku bandi, kugira ngo tubashe kurokora roho za benshi, kubera ko benshi barayobye, benshi barashutswe, bahishwe ukuri, bayoba atari uko babihisemo, ahubwo bayoba kuri ko basomerwa hanyuma ntibisomere. Bityo rero kora subscribe hanyuma ubigeze ku bandi, kugira ngo amagambo meza nk'aya asakare hose, abantu bamenye ukuri, bamenye gutandukanya Imana n'ibiremwa byayo, baha Imana icyubahiro cyayo, baha Imana ukuri kwayo, kubera ko Imana ntibyara, Imana ntigira ibangikanye nayo,
nk'uko tubisanga muri kwa ntagatifu igice cy'112, aho Imana ivuga iti qul huwallahu ahad, ati vuga uti iyo Mana muhamagarirwa gusenga ni Imana imwe rukumbi itagira ibangikanye nayo. Allahu samad, Imana yo nyiri kwishingikirizwa, Imana yo twirukankira igihe tugeze mu makuba n'ibyago. Lam yalid wa lam yurad, iyo Mana ntiyabyaye kandi ntiyabyawe ngo ifite igisekuru iturukaho, kandi ntiyanabyaye ngo iyo wenda izagira abazungura bayiturukaho. Walam yakul lahu kufuwan ahad, ati kandi iyo Mana mubwirwa ntigira ikisa nacyo mu byo yaremye. Bityo rero amahoro